abahagarariye Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo uwo bita Fridolin Ambongo na Donatien Anshore, uyu munsi bagaragaye bemera ko bagomba kujya mu biganiro bitarimo Kanambe, bitarimo M23, bitarimo umuntu uwo ari we wese waba warafashe imbunda mu kwica abakongomani. Ibyo biganiro bikaba biteguwe nyuma y'aho perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuye muri Angola, avuye muri Congo Brazzaville, mu rwego rwo gutegura uburyo ibiganiro hagati y'abakongomani bigomba kuba. Mbere yo kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero, reka mbanze mbazi iwacu. Ngira ngo murabona ko umwanzuro wa 28, 27, 73 murambabarira uvuga ko FDLR nayo igomba gushyirwa mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagomba kuganira. Kagame yiteguye kuganira na FDLR, yiteguye kuganira na opposition yose y'u Rwanda. Araho niho ruzingiye, murabona ko umwanzuro watangiye kwapurikwa, nubwo bikiri kugenda bigura intege, hakirimo imitego, hagomba kuzaba intambara mu minsi mike, ariko byibura ibiganiro byabanje kubaho, bikabanza bigahuza abakongomani kugira ngo bafatikanye mu rugendo rwo kurwana n'umwanzi wabateye. Ahangaha rero mu gihugu cyacu mu Rwanda bavuga ni mwitegure kuganira na bene wanyu. Ibyo bintu byo kuza hari umuntu akikarakasa, urabona ngo bariya, urabona ngo bariya, noneho ONU cyangwa Nations Unies cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse ko ibintu byakozwe kuva mu 1990 tukiri bato twebwe bigomba kujya hagaragara, hakamenyekana umuntu wishe abantu. Apana gufata ibintu mukagenda mukabigereka ku Bahutu. Nk'ubu nabandi bo nitangira ikiganiro gutyo ukabura utangiye nguriya ngo urabona ngo ni interahamwe, ngo ni umujenosideri, ngo ni umuhutu. Ahangaha mugomba gutura tukagabana, mwakwanga bikameneka. Ako ni akantu cyangwa se n'umugani abantu bavuze bakiri batoya. Ubwo n'abandi bawubanjirije, nanjye nawumvise nkiri mutoya kugeza n'ubwo umaze gukura. Tura tugabane niwanga bimeneke. Ibyo byo kujya hari umuntu akikarakasa, murabona ngo bariya ngo ni FDLR, ngo bariya ngo ni ibiki, ntabwo bishoboka, kuko n'abari amadayimoni bakoreraga Imana, bamwe bagendanaga amapistole mu bishura muri Kongo, bamaze kwemera ko Kagame atagomba kujya mu biganiro bya Kongo, Kanamba atagomba kujyamwo, icyo kintu bita mu Venezuela kigatago, umuntu wese uzi ko ari umuso rwose atagomba kujya muri ibyo biganiro. Cardinal rero Ambongo Mukanashyira ikiganiro kimuraza kucyumva, ni ibintu bikomeye cyane, ndaje ndakirambikaho, ariko akaba mu byo yavuze yatangaje ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo mu gihe atigeraga bivuga n'umunsi n'umwe. Yahagararaga hariya akavuga ngo bararwana, ngo bose bakicana, ngo kubera uburenganzira mu Venezuela ngo iba irimo irengera, irimo irashaka uburenganzira bwayo ngo yabujijwe. No kugafata abantu uvuga ngo umunyarwanda akicara hariya mu gihugu cy'u Rwanda, ukavuga ngo Abagande, abo bantu baturutse i Bugande, ngo barimo bararengera uburenganzira bwabo mu gihe barimo bicira abantu mu mapirizo, barimo bicira abantu ku mihanda, barimo bicisha abaturage inzara. Ukajya hari uzi kuri kavukire, uzi ko umuntu bamaze gushimuta uwo mwanya ari kavukire mugenzi wawe, uzi ko umuntu bamaze kwica ari kavukire mugenzi wawe, ukavuga ngo urabona ngo bariya ngo ni leta. Neza neza uzi ko abantu barimo babikorera abavantara, ejo urugamba nirutangira cyangwa se hakabaho ibindi bintu bishobora gutuma u Rwanda ruterwa, bagomba guhunga bagasubira iwabo. Wowe nk'akavukire wafatanije nabo ugasigara ari wowe wiboshye. Nk'ibintu bigiye kuba muri Kongo ubu ngubu, abantu bakoreye u Rwanda, bakoranye n'u Rwanda b'abakongomani, ko mubona ibintu bigiye kuba ngaho barajya hehe? Kandi ko u Rwanda rudashaka kuva muri Kongo rutarashe. Ni nabyo rero bigomba kubaho ngaho. Umuntu uzi ko yakoranye n'Umugande, n'abo Bagande baje bakatwicira imiryango, mumenye ko tuzabyenga iminyagara, keretse niba mwaraturimbuye mwaratumaze. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo twakinisha, reka.
reka nze mbasomere ibyo uyu mugabo yavuze, noneho nyuma y'iki kiganiro ndaza gushyiraho video ye, muraza kuyibona ukwayo n'igifaransa n'uko yabivuze. Ni ibintu bikomeye cyane, bishatse kuvuga ngo ni ugufunga botine. Ahangaha rero barimo baravuga ngo umukuru wa Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umushumba Fridolin Ambongo, aherutse kuvuga ko mu bitekerezo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo guterwa mu burasirazuba bwa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu Ambongo niwe muntu byageraga igihe cyo kwibuka Genocide yo muri Kongo. Genocide yo muri Kongo yakorewe abantu, ruvuga ngo mwararebye mapping report ibintu yasohoye, n'abahutu barimo bene wacu, n'abatutsi bahunze muri 1994 barimo bajya muri Kongo, n'abatwaye barimo. Abatwa mwese ndabasuhuje, abahutu n'abatutsi. Abavantara nibo baduteranije kuko basanze tubana, akaba nayo mpamvu ubona bakomeje gukambya umunya. Uyu rero Ambongo yagendaga i Kigali akigira mu biraya ruguru iyo ngiyo, akagenda abandi asize barimo umukiriyo, barimo bibuka abantu babo bapfuye, akongera akagaruka ibyo bintu bimaze kurangira, ngo kugira ngo atereka papa we Kagame ko ngo yagiye mu ibyo bintu. Kandi Kiliziya Gatolika arabafatanya cyane uhereye mu Rwanda, namwe ndaye bashinja kuko nimushobora kujya hariya muvuge muti abantu batsinze Kibeho, ntimushobora kujya hariya muvuge muti abantu batsinze muri Kongo, ntimushobora kujya hariya muvuge muti hari abantu barimo bashimutwa hanze, barimo bicirwa hanze y'igihugu barahunze, barimo baterwa ubwoba. Ahubwo muri aho ngaho ku cyumweru murabyuka mukambara ibishura mukagenda hariya. Mwicare muzi ko igihe kizaza tukabyenga ibinyagara, ibintu mwicare mubizi. Aha rero bakavuga ko uyu muntu ari we Fridolin Ambongo, iri tangazo rigaragaza uko utumvikana cyangwa se gahunda ihishe amasezerano y'imibereho myiza ya Senko na SC. Urumva, aba ni abantu bagize amadini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo miryango yose yahuye barica baravuga bati nibyo dushobora kurwanya igihugu cyacu duhetse umuntu utari umwene gihugu wa Kongo. Niko abantu abanyamadini bo mu Rwanda ndimo ndabwira kavukire, ni gute mushobora guheka umwetaranje? Ngo ntabwo mubona ko mwashimutse mwafashwe mu ntoki? Ni gute mudashobora kwinyugushura muvuge muti ibintu turabirambiye? Kavukire abari kavukire, uravuga uti nubwo nanapfa ariko nabivuze. Ngira ngo muribo murabibona ko ari kugenda babajonjora, bakavukira barimo barahunga bigendera. Aha rero mwagombye kuba ikintu kimwe n'abari hanze, mukaba mubyo bintu byo gutuka abantu ngo ni ibigarasha. Hari abantu bamaze imyaka 30 nta mu buhungiro, mukaza mukiyunga n'abo bantu ku neza nziza. Hanze nta muntu urobanura, nazagira umuntu babeshya ngo hari umutu hari umutwe w'umututsi. Twese turubahana, twese turubahana. Hano nta ndi umunyarwanda uhari, nta modoka itagira plaque twebwe tugira tugenderaho hano hanze. Icyo kintu cyane umunyarwanda babashyizemo ngo mugomba kwicaraho mukareba imbere, nta muntu ugomba gukibuka ngo arebe inyuma. Nicyo kubabeshya, nicyo guhishira bicanye n'abajura, kubera ko hari abantu badafite igisekuru muri icyo gihugu bashaka ko mugenda mu kintu cyane umunyarwanda kugira ngo babaka ubutaka, birangira babambuye ubutaka burundu. Aya mahano bamaze gukora muri Kongo ntibazamenye ko ari abagande bayakoze, ntibazamenye ko ari abo bahima bayakoze baturutse Kanananye. Kandi mpamvu bashyira mu kintu cy'ikimodoka ngo twagiye ngo ndi umunyarwanda. Pas question. Mugomba kumenyana kavukire, kavukire cyane cyane mugomba kumenyana. Aha rero tukavuga duti ibyo avuga ko u Rwanda rurimo gutera Kongo mu burasirazuba, kandi ko ubu bugizi bwa nabi ari bwo kibazo nyamukuru cya Kongo, mu gihe bizwi neza ko uburasirazuba bwa Kongo bwugarijwe n'iterabwoba rya M23. Umushumba Ambongo yizera ko ibyihebe
bikorera muri kariya gace k'igihugu birimo gukorera u Rwanda. Mwumvise, abo ni abashumba ba Kiliziya Gatolika, abo ngabo mubona aho ngaho uyu munsi bicaye bakaganira na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaganira bakumvikana uko ibintu bimeze n'uko ibintu bigomba kugenda. Twirukana umunyamahanga ufata igihugu cyacu akajya kugihagararira nk'aho twebwe tudahari. Twirukana abajura. Rero nibyo by'ibyo ngibyo rero. Ibyo mbarimo mbabwiriramo, mbwira n'abanyarwanda, muhaguruke muhagarare gakondo batazayitwara. Isiraheli dore ngiriya barayizanye barayicumbikira hariya, none rimwe irica Abapalestina, rimwe iragura igihugu. Mubona ko ari nabyo rero byari bigiye kuba muri Kongo. Ni ukuvuga ngo Kongo bagomba guhita bayitwara yose, nk'uko n'ubundi badutwaye ubutaka. None se iyo basigaye basenyera umwenegihugu bahasanze ntagire icyo avuga, bamukeka ko ari ibihe. Rya tsembatsemba rya leta nyaho harimo ko hariya muri Isiraheli, mu rwego rwo kwagura ngo Isiraheli akica Abanyepalestina. Aho rero bishatse kuvuga ko kavukire mwasanzwe mu Rwanda umutwe w'umuhutu umututsi, mwebwe mubarwa mu rwego rw'Abapalestina. Abo Bayahudi rero babajemo bakaza bakigira victime y'ibyo babakoreye, ngo nibo b'Isiraheli. Baza bakavuga ngo urabona ngo umenya baramanutse mu ijuru. Aha ngaha rero bakavuga ko ngo ariko mbere yaho umunyamabanga mukuru wa Senko, umuyobozi bita Donatien Ashole, ngira ngo muramuzi, umwe wavugaga ko ngo M23 ngo cyangwa se ngo u Rwanda ngo na Kongo niba birwana ngo baricana, ngo nta bwicanyi burimo baba bose ngo baricana, ngo ni intambara nyine, ngo bagomba kwicara bakumvika. Ukavuga ngo ugomba kuganira n'umuntu kugira ngo atagutera ukamugurana ubutaka cyangwa ukamugurana umutungo w'igihugu cyawe. Kandi niyo mpamvu hagomba kurebwa ibyangombwa by'abariya abantu, kimwe n'uko mu Rwanda perezida ugomba kujyaho kandi tuzi ko agiye kujyaho, agomba kureba ibyangombwa by'aba bantu akareba za kavukire zabo. Kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu azagakoresha igihugu cyacu akakigira iteme rizajya rinyuraho ibintu, akarimbura abaturanyi, yarangiza agashyira abantu mu kintu cyane umunyarwanda, kugira ngo abaturanyi bazajya babura umunyarwanda hanyuze bose bavuge bati dore niba abanyarwanda kandi ababikoze bigaramiye bari hari. Icyo kintu ni ikintu bazanye cyo gupfundikira abantu ngo bahishe abajura n'abicanyi n'ibisambo. Icyo rero mugomba kukitwikurura mukavuga uti genda ifurani, ukubahirwa icyo uri cyo, nawe ukavuga uti genda ifurani, noneho amabanda akajya ku karubanda, kugira ngo n'ejo niramuka batangiye kuvuga bati abantu bishe abantu bazahita bavuga bati dore ngaba ari baturuka muri iki gisekuru. Mwumvise ko harimo igisekuru cya Bakanjogera n'abandi bose, abo bantu bafite imivumo yo kunywa amaraso y'abantu. Ngayo ngibyo. Aha ngaha rero uyu muyobozi akavuga ko ngo uyu muyobozi ngo Donatien Ashole yumvikanye asubiza ikinyamakuru cy'umunyamakuru, yavuze ko atari azi ubufatanye ubwo ari bwo bwose hagati ya M23 n'abayobozi b'u Rwanda. Uwo ni uyu nguyu nyine wa wundi wavugaga bya bindi, avuga ati ntabwo nta bwicanyi uri kubaho ngo baricana kuko baba bari kurasana. Muranyumvira nk'uyu muntu, ariko murabona ko uyu munsi yagarutse yavuze ati nyamara ibintu birakomeye. Aha ngaha akavuga ko ngo yanageze aho avuga ko bishobora kuba birimo ubwenge bw'ubukorano. Akavuga ngo ari ukubeshya, ubwenge bw'ubukorano, ubwenge bw'ubupapira. Ubwo rero ngira ngo murabona rekera. Tugashimira kandi na perezida w'u Burundi buriya yavuguse umuti ku rwego rw'abanyamurenge. Urabona ko ikintu cyo kuba Minembwe cyangwa se Kagame yakomeza kuvuga ngo abantu ngo bari muri Kongo kirimo kigenda gicika intege, kubera ko abantu bamaze kumenya ko bari barahetse ingoma karinga nk'iy'abahutu bahetse imyaka 500, bakaba barayituye bamwe, ariko abandi bakaba bakiri mu mujishi. Naho mu Rwanda nkambabwira nti muture karinga hasi, muture ingoma karinga hasi.
murabona ko n'abakongomani bamaze kuyitura. Abanyamurenge bagiye bisanisha nabo bababwira ko ngo aribo bantu basa neza ngo bagomba gutegeka Kongo. Abanyarwanda namwe rero mutera iyo ntambwe, muture ingoma karinga hasi. Ibyo bintu Kayibanda yarabibuzanije. Tugashimira na perezida wa Kongo Brazzaville nawe uri muri ibi bintu, na perezida wa Angola Joao Lourenço. Abo baperezida bose nibo bashaka kugira ngo habeho dialogue intercongolais irimwo abakongomani bose uretse abicanyi gusa. Abicanyi bo bagomba gufatwa bagafungwa, ariko abandi bose bagomba kuba muri iriya dialogue. Akaba ari umuhungu wanyu Birindiro. Ukora subscribe, ukora like, sharing ikiganiro kugira ngo bigende neza.